wow, ni gake uzabona umucelebrity ufite umutima mwiza nka The Ben. Ku munsi w'amavuko we agize atya aravuga ati ntabwo nakwishima ngiye nyine kansangire n'abaturage batishoboye mu murenge wa Gatenga akagari ka Nyarurama, aho The Ben na madamu we Miss Pamella bageneye abatishoboye ibikoresho by'ishuri, ibyo kurya ndetse n'amafaranga y'ishuri ku bana babo. None haba undi muhanzi uzi wakora nk'ibi ngibi? Reka twifurize The Ben umugisha kandi tumwifurize isabukuru nziza y'amavuko. Iki kan ubu ngubu yujuje imyaka 39 y'amavuko. God bless you The Ben kandi happy birthday. Just call me Frerizi, kora follow nimba ukunda amakuru y'imyidado. Tuzakora ibiruti ibi kubera ko nasanze ari igikorwa maze kuganira n'umufasha wanjye yifuza ko ari igikorwa twaza dukora buri mwaka kandi cyaguka kurushaho. Rero Imana ibaha umugisha, ni byinshi navuga ariko ndumva rwose nababwira ko mbakunda kandi uko turi abaturanyi ngo tuzakomeza tujye tugongana mu makaritsiye dusuhuzanye. Ndashimira cyane rero ubuyobozi bwabigizemo uruhare. Ndashimira first of all ndabishingira anti wanjye Rita, niwe nimara kugira igitekerezo, niwe nahamagaye abisamira mu kirere, anangira inama aravuga ati ijya kurisha ihera ku rugo. Rero rwose ndanezerewe cyane. Hanyuma nkanashimira pastor wanjye